murakoze cyane rero nk'uko twakomeje tubabwira turi mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe hano hafi y'ikibuga cy'indege ahitwa ku Gasaraba cyangwa se hazwi nko ku Gasaraba muri quartier ishyushye cyane. Tukaba turi muri quartier yo guturamo yaho uvuye kuri kaburimbo ni nko mu minota 5 n'amaguru. Tujya kubereka rero iyi nzu nayo kugira ngo murebe nayo ubwiza bwayo, nayo ni inzu nshyashya kandi ihendutse cyane par rapport yo tumaze kubereka iri kuri makeya kurushaho. Ushaka kuza ukazireba zose ugahitamo ijyanye n'ubushobozi bwawe bitewe n'amafaranga ufite. Katwinjire tubereke iyi nzu nayo ni inzu nziza cyane kandi rwose ishaka amafaranga makeya. Ngira ngo aha turinjiye murabona parking yayo, ifite parking nayo nini ishobora kujyamo imodoka 3 cyangwa 4 biterwa nuko imodoka zingana. Ishobora kuba imodoka ntoya 4 zajyamo, imodoka nini hashobora kujyamo imodoka 3. Ngira ngo murayibona iyi parking ko ari nini, ndetse ikaba ifite nayo jardin nkuko muri kubibona. Nayo ifite jardin nini na ya view ya Kimironko, murabona Kimironko ku isoko, murabona hano hakurya bita mu Kajagari, murabona hariya i Kanombe ku kibuga cy'indege. So urabona ni inzu nziza ifite ibyiza byose byangombwa nkenerwa bijyanye n'inzu igezweho. Twinjiye mu nzu murareba ahangaha murabibona amakaro ayubakishije, ni amakaro meza ajyanye n'igihe. Murabona plafo yayo, hano ni kwibaraza ushaka kuhakirira abantu udashaka kwinjira mu nzu cyangwa se kwicara mu nzu. Aho ni baraza ryayo, ni ya plafo ya gypsum, muri salo hose nuko. Urabona utu tuntu izi design bazita stone finish, ni amarangi ahenda cyane. Urabona ko nibyo byubakishije inzu, yubakishijwe ibikoresho bihenze cyane. Urabona ayo marangi, ayo design ni ibintu bihenze. Clôture ya Ruriba ngira ngo mwayibonye, ni inzu mbese ijyanye n'igihe. Murabona amarangi ya All Master niyo yubakishije izi nzu tugenda tubereka. Winjiye hano rero muri salo, urabona ko ifite salo nini kandi nziza. Urabona amatara meza. Ni inzu nziza kabisa. Urabona ifite salo nziza, plafond nziza, gypsum. Ni inzu nziza vraiment. Kandi iyi nzu rwose zose ziba zubakishije amatafari ahiye, yubakishije amatafari ahiye yose na za sima zikomeye rwose. Iyi rero ni salle à manger, iyi ni salle à manger, murayibona salle à manger yayo. Yuvuye muri salle à manger n'ubundi salle à manger nini kabisa, ngira ngo murayireba. Ya plafond ya gypsum. Ahangaha rero tuza muri cuisine, ifite cuisine nziza nini. Cuisine murayibona aho bogereza ibyombo, iki byose. Cuisine nini kabisa nini, ngira ngo murabyibonera namwe. Hano ho gutereka frigo hose, ibintu byose birateganyijwe. Ahantu ho gutereka cuisinieri hari hakurya, ngira ngo murahareba, no gushyira akantu gafata umwotsi cyangwa se umwuka w'ibiryo ku buryo cuisine ho risa neza. Ni ibintu mbese mubona, ukabona ko amakara arazamuka akagera hejuru ku buryo irangi ridashobora kwandura. Urabona ko ni ibintu byiza, ni inzu nziza ifite ibikoresho byose byangombwa nkenerwa bijyanye n'igihe. Noneho rero katubereke ibyumba. N'ubundi iyo uvuye muri salle à manger hano winjira n'ubundi mu cyumba cya mbere twita icy'abashyitsi. Icyumba cya mbere ngiki ngira ngo kiragaragara, ni icyumba kinini kibasha kujyamo igitanda kinini, ndetse ukaba wahashyira n'akabati ko kubikamo imyenda n'ibindi. Urabibona yuko ari icyumba kinini rwose kinini. Noneho sohotse muri iki cyumba ukoresha iyi toilette. Bigaragara yuko nayo ari toilette nini, niyo ukoresha. Toilette ifite na douche ihagije, nazo amakaro yose haba mu toilette no muri cuisine agera mu kirere ku buryo amarangi yawe ahora ari safe, nta hantu amazi ashobora kwanduriza amarangi cyangwa ikikwa. Amakaro yo murabizi abantu barayahanagura. Iki rero ni icyumba kimwe
gifite iyi dushe n'iyi toilette n'abashyitsi bari muri salo bashobora gukoresha mu buryo bworoshye cyane. Aha rero iyi side ni koridoro irimo ibindi byumba twakwita ko ari muri quartier ya famille. Ibindi byumba bitatu biri hano, iki ni kimwe, iki ni icyumba kimwe, murabona ko ari kinini, icyumba kinini rwose. Urabona amapurize agiye arimo cyangwa se ama interrupteur ari muri iyi nzu ni ya yandi yatwibanire amwe adapfa kwicwa n'abana n'iki. Urabona iki ni icyumba rero kimwe muri ibyo bitatu, ni ukuvuga ngo iki ni icya kabiri mu byo turi kureba. Hanyuma aha hirya gutya hakaba hari ikindi cyumba cya gatatu. Icyumba cya gatatu ngiki cyo ni kinini vraiment, ni kinini nkuko muri kubibona par raporo y'ibindi. Ni ikindi cyumba urabona yuko ari kinini cyane, kirimo amakaro meza. Inzu yose ifite ibikoresho byiza, inzugi mwazibonye, amaplafo. Noneho ibi byumba rero bibiri bindi turebye nonaha bikoresha iyi toilette na douche, niyo bikoresha biriya byumba bindi bibiri. Urabona ko ari ahantu hakeye hafite isuku kandi hafi cyane ya kaburimbo. Tubibutse ko ahantu amazi n'umuriro ntibishobora kubura, ntibijya bibura habe n'umunsi n'umwe. Ngira ngo murabibona. Noneho aha twinjiye ni muri chambre principale. Aha twinjiye ni muri chambre principale, ni ukuvuga ngo iyi ni douche na toilette bya chambre principale. Aha ni muri chambre principale, ni ukuvuga ngo iyo uvuye muri chambre principale cyangwa se iyo uvuye muri iyo douche na toilette uraza style ukagera muri chambre principale irimo ya plafo ya gypsum ibasha kujyamo igitanda nk'icya metero 2 cyangwa se zirenga biterwa n'icyo uraraho. Noneho ikagira n'ahandi hantu ho kuba washyira akabati ko gushyiramo imyenda. Urabona yuko iki cyumba ari icyumba cyiza rwose kandi kinini. Ubu rero muri rusange tukaba tumaze kureba ibyumba 4 n'amatoilette 3 nkuko twabibabwiye ko ari kwinzu ingana na salon na salle à manger na cuisine. Ariko mbabwira kandi kantu nta kunze kubabwira. Ubu hano turi muri chambre principale, uru rugi ushobora kurukinga ukaba usigaye mu cyumba honyine. Iyo urufunguye uraza ukagera mu kandi kantu kameze nka corridor, style turacyari muri chambre principale. Noneho ugahita winjira hano muri douche na toilette. Impamvu y'iyi miryango itatu rero nuko igihe mwagiye mu kazi uru rugi rwa mbere rubanza nari mfunze mbere naberekaga, urunguru urarufunga hanyuma aha ugasiga uhafunguye. Noneho ubakorera amasuku cyangwa se umukozi yaza kuza akaza agakora amasuku muri douche na toilette, ariko chambre mwasize ikinzi. Mwashaka rero mukanahakinga hose biterwa n'ubushake bwanyu. Ubwo rongera ngo inzu mwimbere turayirebye, murayitembereye. Mubonye yuko ari ibyumba 4 nkuko twari twabibijeje, amatoilette 3 n'amadouche, salon nini, salle à manger, cuisine, hose murayibonye. Tukaba tugiye kubereka mu gikari cyayo, naho ni ahantu heza kandi hanini. Iri ni baraza ryayo ryo mu gikari, ahantu bashobora gutegurira uturimo two hanze. Hanyuma ushobora no kuba wahaterera ipasi, ukashyira imeza mugatera ipasi n'iki cyangwa mukahazingira imyenda, ibintu nk'ibyo. Noneho rero iriya ni cuisine. Iriya ni cuisine, amashyiga ya kijyambere, ahantu ho gutegurira utuntu, aho kuba washyira agatanda ukahokereza inyama, aho kogereza ibintu. Murabona ko naho amasafuriya n'ibiki, murabona ko cuisine nayo irateguye neza. Iyi ni stock yayo cyangwa se ububiko bwa cuisine. Noneho wava mu bubiko hano hakaba icyumba cy'umukozi cyangwa se ubafasha imirimo, nacyo kirahari cyiza kinini. Ahangaha rero hakaba douche na toilette byo hanze. Hano hari douche na toilette byo hanze. Hejuru ya douche na toilette hamennye beton, hanyuma hejuru yaho hakaba ikigega cy'amazi. Iyi douche na toilette iri smart cyane.
wenda twayibereka. Iyi dushe na toilette byo hanze biri smart, nabyo birimo amakaro kuva hasi kugera hejuru. Kuvuga ngo iyi nzu igomba kuba ari y'umuntu ufite isuku kuko iba ari inzu ihenze, ntabwo ari inzu wagira ngo ubemo n'umwanda. Inzu rero mwayibonye yuko ifite ikibanza kinini. Iyi ngiyi tubibutse yuko ifite ikibanza gifite metero kare 340. Muzi yuko ubuso bwemewe ubu ngubu bw'ikibanza ari metero kare 300, ariko iyi ngiyi ifite 340. Noneho ikaba ifite hano haruguru ahantu ushobora kwanika imyenda, hari ibyuma na robine n'iki. Ahangaha ushobora kuhanika imyenda cyangwa se ukahamesera n'iki byose. Murabona ko ni ahantu hanini cyane, ni ahantu hanini. Hanyuma kandi urabona clôture yayo iba ari ndende, nubwo ari muri quartier nziza itabamwe abajura n'iki byose, ariko clôture ziba ari ndende ku buryo n'umujura nta hantu yamenera. Iyi nzu rero ngira ngo mwayibonye, wenda nayo twababwira igiciro cyayo tutabicishije amatsiko. Inzu nziza ahangaha ni mu rubavu rwayo, murabona amamire d'estonnement ya clôture, ntabwo ari umukingo muremure, ni inzu nziza. Iyi nzu rero igiciro cyayo twabwira igiciro cyayo irahendutse mu by'ukuri ugereranyije n'ibikoresho biyubatse n'ikibanza amafaranga kigezeho na quartier irimo, kuko nyirayo nuko yakeneye cyane. Iyi nzu irashaka miliyoni 52 zonyine kandi ziri negociable. Miliyoni 52 dushobora kubagabanyishiriza cyangwa se tukabagabanyiriza mukayigura iyi nzu nziza. Murabona ya parking yayo ukuntu ingana. Iyi nzu rero miliyoni 52 nizo ishaka zonyine. Mwakunze iyi nzu mushobora kuduhamagara kuri za nimero zacu 0788486797 cyangwa se mukaduhamagara kuri 0782 Si ibyo gusa, mushobora kudusanga aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje neza zo kuri Yamaha, usa n'ujya Nyabugogo ni etage ya 2, ukazamuka muri iyo nzu muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ku ruhande rureba ku Gisozi, mukaza tukabereka ibyiza byose tuba twabateguriye, mugasura n'iyi nzu. Si ibyo gusa kandi rero mwajya kuri Instagram, Facebook page na Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Nimukomeze rero mukurikirane iyi channel yacu ya Nzuri Market, mukomeze murebe amazu meza agurishwa cyangwa se akodeshwa, ibibanza, amasambu, byose muze tubibahe ku giciro cyiza. Mukomeze mukande subscribe, mukore na share n'inshuti zanyu zikomeze zirebe ibyiza byose tugenda dukora. Tubibutsa yuko dushobora kubamanagingira imitungo yanyu, tukabasha kuyibyaza umusaruro, kandi dushobora no kubakorera amapura inzu nk'iyi nziza mukabasha kuyiyubakira ndetse tukaba